nyuma y'igihe kirenga ukwezi kose igihugu cya Iran kiri kurwana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'igihugu cya Israel. Gusa nubwo bino bihugu byombi byarwanaga mu ntambara, ingaruka zabyo zikaba zarabonekaga ku bantu bose batuye isi cyangwa se ku bihugu byose bituye isi, bitewe n'uko inzira ya Hormuz bashaka kunyuramo ibingana na 20% by'amavuta byose abasha gukoreshwa ku isi yose. Intambara igitangira Iran yahise ifunguye umuhora cyangwa se inzira, maze bakimara gufunga inzira uko hashiraga umunsi intambara iri kujya mbere. Mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, gusa cyane cyane mu bihugu byo muri Aziya, ibiciro bya peteroli cyangwa se ibikomoka ku mavuta byose byagendaga bizamuka byiyongera nk'umusubirizo. Gusa kuri ubu inkuru nziza akaba ari ko hagati y'igihugu cya Iran ndetse kandi n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigaragara yuko intambara yaba igiye kurangira burundu, bitewe n'uko bihaye igihe cyo kuba barekeye kurasana, ndetse kandi igihugu cya Iran kigahita cyemera guta gifungura uyu muhora Hormuz byeruye. Bakanatangaza yuko buri bwato bwose butwaye ibicuruzwa bijya mu mahanga bwemerewe guca muri uyu muhora igihe icyo ari cyo cyose, ndetse kandi nta kiguzi babashije gucibwa. Ku munsi wo kuwa gatanu ahagana mu masaha 9 z'amanywa, akaba aribwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Iran ariwe Abbas Aragachi yatangaje byeruye, akavuga yuko umuhora Hormuz ufunguwe ku mugaragaro, ndetse kandi akongera yuko nta bwato na bumwe buzajya bubasha kunyura aha ngaha butwaye ibicuruzwa buzajya bubasha kugenzurwa cyangwa se gucibwa amafaranga nk'uko byari byahoze mu minsi ishize. Gusa ibi igihugu cya Iran cyabikoze hari uko Iran yari yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye kubwira igihugu cya Israel kikarekera kurasa ndetse no gukora operasiyo n'ibitero kiri kugaba mu gihugu cya Libani, ndetse kandi ibyo bitero bakabihagarika burundu. Gusa nyuma y'uko igihugu cya Israel cyemeye ko kigiye guhagarika bino bitero kiri kugaba muri Libani, ibi nabyo bikaba byarakururiye igihugu cya Iran guhita gifungura umuhora Hormuz nk'isezerano bari babashije guha igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'uko kandi ku munsi wo kuwa gatanu Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Israel ariwe Benjamin Netanyahu yagiriye uruzinduko muri Washington DC, aho kandi yari yagiye mu nama igamije kuganira na Donald Trump, perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba ari inama kandi yari igamije kuganira ku busabe bwa Iran mu kugira ngo barebe yuko Iran babasha kwitereta ikabasha kwemera gufungura inzira ya Hormuz. Muri iyi nama Trump akaba yarabashije kumvisha Benjamin Netanyahu yuko bakwiye kurekera operasiyo zose bari gukora ku butaka bwa Libani, ndetse kandi bagahagarika n'ibitero byose binyuze mu kirere barimo barakora, bavuga yuko ngo bari kurwanya umutwe wa Hezbollah. Gusa nubwo isi yose yabibanaga yuko Israel irimo iriciramo n'abaturage bagiye basanzwe b'abasivile, ikabarasira muri ibyo bitero byose bari barimo barakora ku butaka bwa Libani. Muri biganiro kandi byatanze igisubizo cyiza, bitewe n'uko Benjamin Netanyahu yahavuye yabashije kwemera yuko bagiye guhita barekera bakanahagarika kandi operasiyo zose bari gukora ku butaka bwa Libani. Aya makuru kandi akaba yari yageze kuri Iran, nayo igahita yemeza yuko igomba gufungura iyi nzira ya Hormuz. Ibi ngibi kandi Iran ikimara kubitangaza, Donald Trump mu banyamakuru nawe bahise batangira bamubaza ku byitangaza Iran yabashije gusohora, bamubaza nimba koko umuhora Hormuz wabashije gufungurwa burundu ndetse kandi ku mugaragaro. Nawe kandi yahise atangaza yuko umuhora Hormuz wafunguwe ndetse kandi burundu, bivuye kandi mu biganiro yari yabashije kuganira na Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu. Ariko mu gusoza asubiza iki kibazo, yavuze yuko ingabo ze zari ziri muri bariyeri kuri iyi nyanja cyangwa se muri inzira ya Hormuz, zikaba ingabo zari zishinzwe guhagarika amato yose yavaga ndetse kandi ajya mu gihugu cya Iran. Yavuze yuko izi ngabo zigomba kuhaguma ngo zigakomeza kugenzura cyane cyane ngo amato akomeza kwinjira muri Iran andi asohoka muri Iran, ngo maze ingabo za Amerika zigakomeza kugenzura buri cyose cyinjira muri Iran ndetse kandi na buri cyose kibasha gusohoka mu gihugu cya Iran. Gusa andi mato y'ubucuruzi agiye asanzwe cyane cyane atwara ibicuruzwa bikomoka ku mavuta, yo akajya abasha kuzajya hanyura byeruye nta kibazo, ndetse kandi ingabo za Amerika zo zitabashije kugenzura ayo mato y'ubucuruzi. Gusa Iran ikagira iti nubwo twafunguye umuhora Hormuz burundu, buri bwato bwose butwaye ibicuruzwa buzajya bubasha guherekezwa cyangwa se kwerekwa inzira n'ubwato bw'abasirikare bwa Iran, mu kugira ngo babashe kubereka inzira nziza babasha kunyuramo, bitewe n'uko iyi nzira cyangwa se uyu muhora Hormuz batari bawuteguramo ibisasu igihugu cya Iran cyatezemo iyi ntambara igitangira. Aho kandi kugira ngo ubwato bwose bunyure muri iyi nzira bubasha kunyuramo bwigengesereye, kugira ngo butabasha guhura n'ibisasu bateze mu nyanja ubwo iyi ntambara y'igihugu cya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel yari igitangira. Aya matangazo yombi kandi akimara gusohoka, Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikimara gutangaza yuko umuhora Hormuz wabashije gufungurwa burundu, akagunguru ka peteroli kahise kava ku madolari 120 yose gahita kamanuka kagera ku madolari 88 yonyine. Ibi ngibi kandi nta kindi bivuze yuko ibiciro bya peteroli mu bihugu byinshi byari byaramaze kuzamuka, ariko mu minsi iri imbere cyangwa se mu byumweru biri imbere bike cyane igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kigiye kugabanuka, bitewe n'uko uyu muhora Hormuz wabashije kuwufungura. Ndetse kandi ibindi biciro byose byari byazamutse mu biciro mu minsi iri imbere
twiteze yuko byose bigiye kongera bikamanuka cyangwa se bigasubira aho byahoze mu gihe kano gahenge bino bihugu byombi byihaye, mu gihe nta n'umwe wabasha kukangiza cyangwa se wabasha kongera gushotora undi, intambara ikongera ikabyuka. Gusa nta kindi kintu cyangwa se nta yindi nkuru intambara ibashije gusiga. Ibihugu byose ku isi biri kuvuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakozwe mu jisho n'agahugu gatoya cyane kitwa Iran, ngo bigereranyije bitewe n'uko Amerika izwi nk'igihugu cya mbere gikomeye ku isi, mu gihe Iran ari igihugu kibasha gutera imbere ejo bundi mu myaka isaga 40 ishize. Ahangaha twavugamo nk'umugabo witwa Alex Pushkov. Uyu nguyu kandi akaba ari umugabo ukomeye cyane ushinzwe amategeko mu nteko nshingamategeko mu gihugu cy'Uburusiya. Ku munsi w'ejo akaba yaragize ati igihugu cya Iran kimaze igihe kiri guteza ibibazo ibigwi by'igihugu gikomeye cyane aricyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ndetse kandi Iran imaze igihe cyangwa se imaze intambara yose iri gusubira igihugu cya Amerika. Ibi ngibi kandi yabigarutse ariko avuga ukuntu igihugu cya Iran cyabasha gukora akazi gakomeye cyane isi yose itabasha gutekereza yuko yabasha gukora, ngo bitewe yuko igihugu cya Iran cyabashije kurimbura ibigo bya gisirikare byose biherereye mu burasirazuba bwo hagati bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi ntibiherere aho ngaho gusa. Iran igakomeza kurasa ku bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati Amerika yijeje ko izabirinda, ariko rwose Amerika bikayicanga neza ikananirwa kurinda ibyo bihugu byose yahaye isezerano yuko izabasha kubirinda mu majya n'amazi cyangwa se mu bihe bizaba bigoye ibyo bihugu. Ku kindi mugabo Alex Pushkov yagarutseho ku munsi w'ejo, akaba yaravuze yuko Iran yafunze umuhora w'umuzi, ngo iki nacyo kandi kikaba cyari ikimenyetso cyo gukandamiza cyangwa se gutera ubwoba ndetse kandi no gucisha bugufi igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bitewe n'uko ari nayo ngingo yabasha gutuma Amerika ibasha guca bugufi ikabasha kujya mu biganiro n'igihugu cya Iran. Mu gusoza ubutumwa bwe yari yanditse ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter, yasoje agira ati ishusho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nk'igihugu cya mbere gikomeye ku isi ikomeje kwangirika kandi cyane. Ku munsi w'ejo kandi ku itariki 18 hari habaye inama mu muryango w'abibumbye. Iyi ngiyi ikaba inama yari igamije kuganira ku kibazo cya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane inama ikaba yari igamije gushaka ibisubizo birambye bituma uyu muhora w'umuzi ukomeza gufunguka, ndetse kandi amakimbirane hagati y'igihugu cya Iran na Amerika akarangira burundu, ngo maze ibintu bigasubira nk'uko byari bimeze. Gusa muri iyi nama Amerika yakomeje guhatiriza cyane ivuga ko igihugu cya Iran ngo kigomba gutanga ibiro bigera kuri 400 bya uranium babaye barabashije gutunganya mu myaka ishize, ngo maze ibyo biro bya uranium bakabyohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika ikajya kubibika, ngo bitewe n'uko Amerika itifuza yuko Iran yatunga ibisasu bya kirimbuzi mu mateka yayo. Gusa muri iyi nama ibihugu birimo Uburusiya ndetse n'Ubushinwa byari byakomeje kuvuganira igihugu cy'umubanyi wabo ariwe Iran, gusa cyane cyane ku gihugu cy'Uburusiya bitewe n'uko uhagarariye Uburusiya akimara gufata ijambo mu mbwirwaruhame yiwe yafashe, yavuze yuko igihugu cya Iran gifite uburenganzira busesuye rwose bukaba uburenganzira bwo gutunga imbaraga z'ubumara cyangwa se uranium, ngo mu gihe cyose izi mbaraga zaba zigiye gukoreshwa mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye bifitiye akamaro abaturage basanzwe. Igihugu cy'Uburusiya ndetse kandi n'igihugu cy'Ubushinwa bifatanyije muri iyi nama yabaye ku munsi w'ejo bakomeje kuvuga yuko Iran ifite uburenganzira busesuye ngo bw'uko bagomba gutunga uranium cyangwa se imbaraga z'ubumara, ngo hagendeye ku mategeko mpuzamahanga avuga yuko buri gihugu cyose mu gihe cyose cyaba gishaka gukoresha izi mbaraga z'ubumara gusa mu bikorwa byinshi bitandukanye bifitiye inyungu abaturage, ngo icyo gihe iki gihugu cyabasha gutunga zino mbaraga z'ubumara, ngo ariko iki gihugu kikajya kibasha gutunganya ingufu zibashije kugenzurwa n'ibihugu bitandukanye byo mu isi, ngo mu kugira ngo barinde iki gihugu yuko cyabasha gukora uranium cyangwa se izo mbaraga z'ubumara nyinshi z'umurengera zabasha gukoreshwa no mu bindi. Uburusiya n'Ubushinwa bakomeje kuvuganira igihugu cya Iran yuko nacyo gikwiye gutunga zino mbaraga z'ubumara mu gihe cyose zaba zigenzurwa n'imiryango mpuzamahanga ishinzwe ingufu, ngo ariko iby'uko Amerika igomba kwambura ibiro byose by'ubumara bya uranium Iran ngo maze bikajya muri Amerika, Amerika ikaba igomba kubyibagirwa burundu. Ese wowe by'izi ntambara urabibona gute? Ca muri comment section mudutubwire. Nagusaba kandi kwiyandikisha ugakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu byiza bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu byose bica kuri Horizon Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe utaha.